Sabato nziza, munsi w'umunezero. Nitwa Ineza Ange Justine, tugiye kuganira ku cyigisho gifite umutwe uvuga ngo ubutumwa Imana yoherereje abantu, ariko cyane cyane wowe. Dusenge. Uwiteka Mana yacu, tugushimiye ko waturinze tugejeje aka kanya tugihumeka uhimbarizwe. Tugiye kumva ijambo ryawe, tugirire umumaro, ntidutahe uko twaje, kandi tubabarire ibyaha byacu, ukomeze kutweza, ukomeze kudufasha byo turi bukore byose, mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko mubizi, no munsi turi ku isabato y'ubutabazi, ariko ntabwo bivuze ko isabato y'ubutabazi ariyo yonyine umuntu ashobora gutabara abandi cyangwa gufasha abandi. Ahubwo dukwiriye gufasha abandi igihe bibaye ngombwa yuko tubafasha. Mureke dusome muri Matayo igice cya 25 umurongo wa 31 kugeza ku wa 46. Ariko kubw'igihe gito dufite turasoma uwa 40 wonyine. Abahageze dusome. Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data, ababoroheje bari hanyuma y'abandi ari njye mwabikoreye. Haleluya. Hari ibintu byinshi dushobora gukora turimo turafasha abandi. Urugero rwa mbere turubona mu Efeso igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza kwa 3. Nkatwe abana haravuga ngo bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo bibakwiriye. Mwubahe so na nyoko, ryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano, kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Rero kugira ngo dufashe abandi dushobora kumvira, dushobora gusengera abafite ibibazo, dushobora kutangiza ibidukikije, ubwo nabyo biri mu byo dushobora gufasha abandi. Ndetse ntabwo ari abantu bonyine bafasha abandi, hari n'inyamaswa zifasha izindi. Ntabwo ari abantu bonyine bashobora gufasha abandi. Urugero rwa mbere rw'inyamaswa ifasha izindi turarusanga mu gitabo cyitwa Uzuza imibereho yawe ibyishimo, paji 131 kugeza ku 132. Mbese wamenye ko hari inyamaswa zimwe na zimwe zifasha izindi nyamaswa? Urugero, dolphine ishobora gufasha mwene wabo irwaye cyangwa yakomeretse. Iroga ikibira mu mazi munsi yayo, ikayisunika ikayigeza hejuru y'amazi aho ishobora guhumeka. Biyisaba kubikora amasaha menshi kugira ngo iyirohore iyikize. Urugero rwa kabiri, ikirura iyo cyabonye umuhigo gishyira inyama zene wabo zitagiye guhiga. Urugero rwa gatatu, imbwa nyinshi zifasha abantu cyane. Inyinshi muri zo zigumira iruhande rw'imiryango yazoroye, zikabana nayo mu budahemuka. Hari imbwa ziyobora abantu batabona ari b'impumyi, izindi zikurura ibyo abantu bagenderaho ku rubura ari rwo neje. Kugeza ubu hariho imbwa zirinda ingo cyangwa zikajya zikina n'abana. None se niba inyamaswa zishobora gufasha abantu, natwe ntituguye kugenza dutyo? Buri somo rya nyuma riraboneka muri Tito igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2.
haravuga ngo ubibutse kugandukira abatware n'abafite ubushobozi no kubumvira, babe biteguye gukora imirimo myiza, batagira uwo basebya, batarwana, ahubwo bagira ineza, berekana ubugwaneza bwose ku bantu bose. Mukomeze kugira isabato nziza. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.